suzi ko yatose wana yanjye Deni niyo kirekane nibishoboka man ibyishimo nakuye ko oya ihangane rukumva ibyishimo nakuye kuri uriya muhungu ntabwo nshobora kubiguhaho nibibaho nakubwiye ngo uzatwara umugabo wanjye rukumva man ndakubwiye ngo njama nyine numvise gatangiye kuba kare nanone itangiye kuzamo ntangira kuyinyongera nanone kugira ngo nyine ite ntangira kuyinyongera kutangira guhagarara wibaza imboro adashyuha imboro ye n'ubundi narayumvaga urikumva nkumva ni nk'iy'umugabo wanjye yashyushye nkumva ni ibintu biraho nyine kandi atashyushye ndi kumva fresh urikumva Deni ndakubwiye ngo ibintu byambayeho nagahumamunwa ubwo nyine narakomeje ndayinyongera irahagarara yego nyine ndamasoro noneho harimo mva byari noneho byari birenze noneho sinzi urukumva arancumita ubwo aho nari ngaramye kuncumita amaguru ni nkaho yakoraga kugiye gutaka umutwe wanjye umva ninayazamwe nagejeje ku mutwe yarancumise none n'ibisoro byose aracumita induru yari iri muri iyo nzu narasakuzaga ngo byumva mu cyumba hakurya nkumva biri kwirangira nkumva kako nivuga nyine wenyine umva navugije induru nkubita akaruru ku munwa byari biri muri umva Deni reka nkubwize ukuri umva mana yanjye mana umva sinzibagirwa uwo munsi yarantsweye ndangije ndamubwira uti rero ubu mbabarira unyaze namwisabiye imbabazi kubera ukuntu nari imeze numvaga none yarageze ahari gucumita agataruka agacumita ndakubwiye ngo none wibaza nyine urwego byabigeze byaracumitaga amazi agataruka nawe ndamubwira none nkumva ari gusohokana make nabwo timbabarira kumbete ku mishini mana ndakubwiye ngo yarayikumbese irashyuha ibyo byose yabimbwiraga nyine duhangije akambwira ati njye nabonye utandukanye sinzi mu buzima yaranyaje yanebe noneho kubera ko ari kwire amazi abura nyine nari ndyamye amazi noneho bimera nko mu ruzi ukubita noneho n'ikintu bivuga umva wagira ngo bigira naho noneho kubera ukuntu wari umuntu aba aryamye nyine amazi akazaza ashoka hasi akamena ingazi ku makaro kumva biri kumanuka umva yaranyaje mvuza induru ndavuga nyine ubyumva byaranye ntabwo ubyumva uri mu gikorwa kubera umushyuko uriho uba wumva niyo wagitanyura kubera ukuntu uba wumva umeze ibintu byose nyine no gutonekara ubyumva byarangiye uri no koga urukumva yaranyaje numva nyine bitangiye kugabanuka urukumva ndangije nyita mubwira uti gikuremo ayikuramo mu kweguka yendebye igituba cyanjye ukuntu cyasamye ndumirwa uri kumva cyari cyasamye kwa kundi kirabyibushye ni kirekire no kimeze nk'ukuntu kigonzeho gakeya narayikunze ngo nakwimye nimero nazo naguha cyasamye nuko wenda nuko nigiriye imishino cyarasamye nyine akikuramo ya mishino nyine yobumbaho nyine ndakubwiye ngo nayise nyifata imboro ye nyine kubera no kunyaza yasaga neza rwose imeze neza yari nyine nkaho nari imaze kuyoza nuko zimbunda uri kumva ndakubwiye ngo narayonse noneho ngiye mu kuvuza induru kwanjye birahagarara aba ari buvuza induru nanotse
nonsimboroye nkayimanuka Yesu nkayimanuka nkajya ku mabya nkayanyunya akavuza induru umva agafata imisatsi noneho arangije afata umusatsi ku mutwe narangiza aracumita mu kanwa nimba ari ibiki nayo n'ubwanjye natekereje ibintu nakoze mu buzima ahita avuga ati kabisa we kumva yafashe imisatsi numva aracumita mu kanwa none n'ukuntu ireshya n'ukuntu yigonze kubita no mu muhogo nkayumviramo iyo nza kuba nariye kuko ngiye akenshi mukorwa iyo nariye nyine mazi nyine wibaze ko nta n'umwanya wo kuvuga ngo ngira ariko ibyo byabaye umushyo umaze kugabanuka ukumva yafata akayumva agacumita wibaze ko no gucumita ntabwo yarangiriragamo yose yakubitaga ku muhogo Yesu mu buzima naravuze ati kabisa rwose uyu niwe mugabo basi uri kumva nyine namaze kuyonka amaze kuncumita mu kanwa ndanje ndamubwira uti gahunda noneho ntakinyuma yabiza ko inyuma nyine bituma umugabo arangiza vuba iyi noneho narengezeho mvuga ati noneho reka tubanze dufata akanya ncumise mu kanwa ndavuga ati noneho ndapfa noneho ninjye wabyikoreye ndapfuye ndamubwira uti mbabarira dukora akinyuma kuri ya ntebe noneho nagiyeho gutya ku ruhande ndikarika mu cyumba se ubwo ibyo ngibyo twari bubitekereze twagiye nyine hano ku ntebe ku ruhande urumva ndangije muhereza kinyuma amabere nashyize hasi umugongo uri hasi igitsina cyose yakirebaga neza tayari ndakubwiye ngo jama yankubise akinyuma yarakubita agafashe nafashe gutya mu nda yarakubisa nkubita akinyuma umva yaracumise ndavuga ati mu buzima noneho ndiyamira noneho umera nk'umusazi imisatsi nabizumuza nkamera nk'umusazi ngenda kubipfura arakubita aranswera ndavuga ati mu buzima ewana njye ndi kuvuga ati menya n'urugo ndi burute umugabo yarancumise ndangije ndavuga ati we rwose arangije noneho we kumfata na hano gutya ku mugongo biranga afata gutya mu ijosi aracumita noneho batangiye kundiga mva jama yarancumise arancumita bigera aho ngaho mu gucumita cyane nyine ahita arangiza yarangirije ku kinyuma ariko mu kurangiza njye ntabwo narangije nyine akinyuma umugabo akenshi umugabo ahita arangiza yarakubitaga kumva none n'ukuntu byabaga byizungu